Nangaje ko bahawe ububasha bwo gushingira. Nangaje ko bahawe ububasha bwo guherekeza uwitabye Imana no kumukorera gahunda zose zijyanye n'umuhango wo gushingura. Nangaje ko bahawe ububasha bwo gutanga ifunguro ryera. Turavuga ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. None ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 turi muri paruwasi ya Kirwa, muri uyu mudugudu wa Kirwa, tukurahiza nk'umushumba w'itorero ry'akarere rya Kamonyi, nk'uko itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, itorero ry'isezerano n'ivugabutumwa bwiza mu Rwanda, ryateganyije ko umuntu wese wabwa inshingano za gishumba cyangwa za gipasitori zo kuragira umukumbi w'Imana, yewe Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, ndakubaza wowe Pastor Bizimana Augustin, imbere y'Imana n'imbere y'itorero ICCR, uhamanya n'umwuka w'Imana ko Mwami Yesu Kristo yaguhamagariye uyu mukumbi ukuri imbere ngo uragire kandi urinda uzawubazwa n'Imana igihe cyose uri kumwe nawo, ndetse n'imbere y'Imana imaze kuguhamagara uraza gusubiza wa mbere avuga ngo Samuel atoranya Dawidi ngo abe umwami. Buke Uwiteka abaza Samuel ati uzagezayo kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli, uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Bethlehem kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samuel arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuge uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta kuwo nzakubwira. Nuko Samuel akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira, bahinda umushyitsi, baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Ati nta mahoro nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samuel ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, kuko ko ari kirekire na mugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mitima. Yesayi ahera ko ahamagara Abinadabu amumurikira Samuel. Samuel aravuga ati uyu nawe siwe Uwiteka yatoranyije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samuel aravuga ati uyu nawe siwe Uwiteka yatoranyije. Nuko Yesayi amurikira Samuel abahungu be 7. Maze Samuel abwira Yesayi ati aba sibo Uwiteka yatoranyije. Samuel ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi. Samuel abwira Yesayi ati mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta, niwe. Samuel ahera
ko yenda ihembe y'amavuta yamusukaho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Ndashaka kubabwira ko Imana ariyo itoranya. Akenshi twebwe abantu dukunda kugira icyo bita amarangamutima. Ndashaka kubwira ngo iyo biza kuba kugira ngo ugirirwe neza bisaba ko bibanza kunyura ku muntu, ntabwo ineza yari kukugeraho. Ariko kubera ko Imana yacu yo itareba nk'abantu, niyo mpamvu ujya ureba ukareba umuntu ukavuga atari ku rundi yabaye meya atera, yabaye umuyobozi ate. Reka mbabwire, rimwe na rimwe tujye twemera ubushake bw'Imana, kuko Imana niyo irobanura. Nta na rimwe ushobora kubona umuntu atoranyijwe ngo abantu bose bamwemere. Kandi iyo umuyobozi wese atowe avuka n'umurimo. Nta muyobozi mwabasha kubona ubaho utavuga rumwe nawe, ntibibaho. Ubu muri aba tugiye kwimika harahita havuka abandi bangana nabo bazabarwanya. Ariko niba baratoranyijwe n'Imana ntabwo bazabanesha. Haleluya. Ndashaka kuvuga gatoya kuri aya mavuta. Amavuta akenshi hari ukuntu twagiye twigishwa inyigisho zitari zo, bakatubwira ngo ari amavuta ngo n'abadayimoni ngo n'ibiki na biki, ngo nta mpamvu yo kuyakoresha. Izo nyigisho sizo. Reka mbabwire, abarozi rero ngiye kukubaza, urugendo turarukomeje. Ugiye kongera kugirana amasezerano n'itorero, wongere uyatekerezeho, kandi niwumva bikunda urayasinyira, shaka n'abatangabuhamya bawe. Hanyuma numara gusubiza aya masezerano uraza kuzamura ikiganza cyawe cy'iburyo, hanyuma bagufashe uze kurahira muri ya ndahiro yawe ku ruhande, urahirire ayo masezerano. Amasezerano ajyanye n'umuhamagaro hamwe n'indahiro y'abashumba n'abakuru b'itorero muri paruwasi ya Kirwa hamwe n'umushumba ku rwego rw'akarere ka Kamonyi. Umwami nyir'umurimo yaravuze ati, niba unkunda agira umukumbi wanjye. Yohana 21:15-17. Yesu we gukorera uyu murimo no kuragira umukumbi w'Imana nta gahato, kandi nubahiriza ibisabwa byose. Uzubaha amategeko shingiro, amategeko ngengamikorere, amategeko ngengamyitwarire n'andi mabwiriza y'itorero CCR utarwanyije. Yego, nzabyubahiriza, Imana izabifasha. Uzubaha abakuyobora mu murimo wagize hishurirwa bwa mbere muri itorero rya CCR, waritangije bwa mbere mu Rwanda, akaba n'umushumba mukuru waryo hamwe n'abo bayobora ndetse n'abakubanjirije umurimo. Yego, nzamuba hamwe n'abo bafatanije kuyobora itorero ndetse n'abambanjirije mu murimo, Imana izabifashamo. Ntabwo uzagambanira itorero, ubuyobozi bwaryo ndetse n'abakubanjirije mu murimo. Yego, ntabwo nzarigambanira, sinzigera mbikora. Uzabika amabanga y'umurimo w'Imana n'ay'umukumbi uragijwe, ntuzayamena. Yego, sinzabikora, Imana izabifashamo.
uzemera kwirinda kwisanisha cyangwa kwishushanya n'ab'iki gihe mudahwanye hagamije kwera gukiranuka no kwera imbuto imbere y'umukumbi uragijwe. Yego, nzirinda muri byose. Ntabwo uzashyigikira intege nke mu murimo zihembera cyangwa se zikurura ibyaha. Mu itorero uzaharanira ububyutse buhoraho kugira ngo igicaniro kitazima. Yego, nzazishyigikira, ahubwo nzaharanira ububyutse buhoraho mu itorero. Ntabwo uzarangwa no gutonesha cyene wabo gushyigikira ubwibone, kwikakaza, kwishyira hejuru umurimo. Uzahora uciye bugufi imbere y'Imana, imbere y'ubuyobozi n'umukumbi uragijwe. Uziyiriza kuguha umurimo ukuri imbere nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Matayo 9:15. Yego, bizandangwaho, nzirinda muri byose, umwami Yesu azashoboza. Uzakora ibishoboka byose ngo uhuze ingeso zawe n'ibikorwa byawe ndetse n'umuryango wawe kugira ngo mube icyitegererezo cy'umukumbi nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka muri Timoteyo wa mbere 3:4. Yego, nzabikora kandi umwami Yesu azabimfashamo. Uzahora witeguye kwimurwa aho nyir'umurimo azajya guhamagarira biciye mu bakuyobora, kandi wumvira icyo wahamagariwe n'abayobozi bawe nk'uko byanditswe muri Matayo 28:20, byakozwe n'intumwa 16:19-10. Yego, niteguye kuzimuka igihe icyo ari cyo cyose inama nariza. Uzahora ubungabunga umukumbi uwurinda byawuzamo ibice n'amacakubiri yaba ashingiye ku moko, uturere n'ibindi. Uzaburinda muri byose. Yego, nzaharanira kuwubungabunga kandi sinzimira ikintu cyose cyawuhungabanya, umwami Yesu azabimfashamo. Uremera kuragira umukumbi w'Imana atari kubw'indamumbi ugambiriye nk'uko byanditswe muri Petero wa mbere 5:1-4, ahubwo ari kubw'umutima ukunze. Yego, nzawuragira ntagamije inyungu bwite, ahubwo mbikuye ku mutima kandi bikunze. Witeguye kuzasubiza umwambaro wa gishumba mu gihe ugeze mu zabukuru utakibashije kubw'umubiri, cyangwa mu gihe uzaba waratatiye iyi ndahiro utakiri inyangamugayo, ubaye bihemu, ugambaniye itorero, urisezeye ku mpamvu zawe bwite zidafite ishingiro nk'uko biteganywa n'ijambo ry'Imana mu Kubara 20:3, aho Aroni amaze gusaza Uwiteka yabwiye Mose kumwambura imyenda y'igishumba akayambika Eliyezeri. Yego, niteguye kuwusubiza igihe nzaba ngeze mu zabukuru, nshaje cyangwa ngaragayeho kutaba inyangamugayo, mbaye ihemu mu murimo w'Imana. Imana izabimfashamo. Ndagira ngo rero bagufashe mikrofone fate yanda 21:15-17. Yesu aravuga ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. None ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 turi muri paruwasi ya Kirwa, muri uyu mudugudu wa Kirwa, tukurahiza nk'umushumba w'itorero ry'akarere rya Kamonyi nk'uko itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, itorero ry'isezerano n'ivugabutumwa bwiza mu Rwanda, ryateganyije ko umuntu wese wabwa inshingano za gishumba cyangwa za gipasitori zo kuragira umukumbi w'Imana. Yewe Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, ndakubaza wowe Pastor Bizimana Augustin, imbere y'Imana n'imbere y'itorero ICCR, uhamanya n'umwuka w'Imana ko Mwami Yesu Kristo yaguhamagariye uyu mukumbi ukuri imbere ngo uragire kandi urinda, uzawubazwa n'Imana igihe cyose uri kumwe nawo ndetse n'imbere y'Imana imaze kuguhamagara. Uraza gusubiza ndahiro. Urazamura ikiganza. Yewe Pastor Bizimana Augustin, ubushake bwanjye no kubw'umuhamagaro nyakamo, mpamagawe n'Imana nta muntu umpasi, ndahiriye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye gushyira mu mukono kuri aya masezerano ajyanye n'uyu muhamagaro,
mu murimo mpamagariwe, ko nzawukora neza kandi ngashyira mu bikorwa inshingano mpawe n'itorero ICCR, nubahiriza ibyo ijambo ry'Imana riteganya hamwe n'amategeko shingiro, amategeko agenga imikorere, amategeko ngengamyitwarire n'imyizerere by'itorero, hamwe n'amabwiriza yose atangwa n'ubuyobozi bukuru bw'itorero. Kandi nemera kuzumvira umushumba mukuru wagize iyerekwa n'ihishurirwa ry'uyu murimo nagambiriye kumuhindurira icyerekezo n'ihishurirwa, hamwe n'abandi bambajirije muri uyu murimo. Mbubaha kandi mbagandukira, kandi ndemera kuzakorera ahantu hose nzashyirwa n'ubuyobozi bwanjye kubw'inyungu z'umurimo binyuze mu buyobozi bw'itorero ICCR. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'Imana ndetse n'ubuyobozi bw'itorero ryanjye. Imana izabifashamo. Ndagira ngo duhe abatangabuhamya cyangwa se abantu batatu bamusinyira, hanyuma niturangiza twinjire mu mwanya wo kumwimika umugaragaro. Amen. 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 Pesa tuwe amen. Hallelujah! Reka bazanira nawa mwambaro wa gitambyi nawo bawuzane tumwambike, ariko hagati aho akangaka nako tugashyiremo mbese tumunyweze. Uzongera kugenda uzibesha ubu nijye nawe uzongera ugenda. Yari yarabitwemereye none irabikoze Imana, tuyihereze icyubahiro Imana yacu. Yari yarabitubwiye Imana, iyo yari yarabitwemereye none irabikoze Imana, tuyihereze icyubahiro Imana. Yari yarabitwemereye none irabikoze Imana, tuyihereze icyubahiro. Twese tuvuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Ntangaje ko pastor uwari pastor abaye revera. Kandi ngiye kubihamisha kumuha impamyabushobozi bigaragaza ko ashoboye gushumba itorero. Niyo wateka ibuye rigashya, iyi ntayo wabona. Utarahamagawe n'Imana ntayo wabona. Ariko kubera ko Imana yamushimye, ngiye kumushyikiriza we na madamu iyi mpamyabushobozi yuko
none kuri iyi tariki ya 11 arobanuriwe gushumba itorero ry'akarere rya Kamonyi rya ICCR. Bikoze mu izina rya tunakiriye mu muryango turavuze ngo ibyo ukoze uyu munsi haleluya icyubahiro abagabo gukomera amashyi abagabo bagurishije impundu uhabwe icyubahiro kandi ushigaye twisabye mu izina rya Data twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera. twese dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ajyanye n'umuhamagaro hamwe n'indahiro yagenewe abashumba n'abakuru b'amatorero yacu. Ndakubaza, umwami Nyiringabo nyir'umurimo yaravuze ati, niba ukunda ragira umukumbi wanjye. Yohana 21:15-17. Yesu ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. None ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 muri paruwasi ya Kirwa, umudugudu wa Kirwa, mbere yuko tukwinjiza muri iyi ndahiro, turabaza madamu wawe, mbese mubyeyi, turakubaza nimba ukibona Vincent ukimushyigikiye muri uyu muhamagaro wo gukorera Imana kugeza ku buzima bwe bwose. Ndamushyigikiye. Kiraho niba ugishyigikiye uragisubiramo. Yego ndabyemera, ndashidikanya ko nahamagariwe gukora uyu murimo no kuragira uyu mukumbi w'Imana nta gahato kandi nubahiriza ibisabwa byose. Uzubaha amategeko shingiro, amategeko ngengamikorere, amategeko ngengamyitwarire n'andi mabwiriza y'itorero ICCR utaruhagije. Yego nzabyubahiriza, Imana izabifasha. Uzubaha abakuyobora mu murimo, uwagize ishyurirwa bwa mbere muri itorero rya ICCR mu Rwanda, uwaritangije bwa mbere mu Rwanda, wari umushumba mukuru waryo hamwe n'abo bayoborana ndetse n'abakubanjirije umurimo. Yego nzamwubaha n'abo bafatanyije kuyobora itorero ndetse n'abambanjirije mu murimo, Imana izabifasha. Ntabwo uzagambanira itorero, ubuyobozi bwaryo ndetse n'abakubanjirije umurimo. Yego ntabwo nzayigambanira, sinzigera mbikora. Umukumbi uragijwe ntuzayamena. Yego sinzabikora, Imana izabifasha. Uzemera kwirinda kwisanisha cyangwa kwishushanya n'ab'iki gihe mudahwanye hagamijwe kwera gukiranuka no kwera imbuto imbere y'umukumbi uragijwe. Yego nzirinda muri byose. Ntabwo uzashyigikira intege nke mu murimo zihembera cyangwa se zikura ibyaha mu itorero. No kubw'umuhamagaro unyakamo mpamagawe n'Imana, nta muntu umpase, ndahiriye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye gushyira umukono kuri aya masezerano ajyanye n'uyu muhamagaro mu murimo mpamagariwe, ko nzakora neza kandi ngashyira mu bikorwa inshingano mpawe n'itorero ICCR, nubahiriza iby'ijambo ry'Imana riteganya hamwe n'amategeko shingiro, amategeko ngenga n'imikorere n'amategeko ngengamyitwarire n'imyizerere by'itorero hamwe n'amabwiriza yose atangwa n'ubuyobozi bukuru bw'itorero, kandi nemera kuzumvira umushumba mukuru wagize iyerekwa n'ihishurirwa ry'uyu murimo, ntagambiriye kumuhindurira icyerekezo n'ihishurirwa hamwe n'abandi bambanjirije mu murimo, mbubaha kandi mbagandukira, kandi ndemera kuzakorera ahantu hose nzashyirwa n'ubuyobozi bwaje ku bw'inyungu z'umurimo binyuze mu buyobozi bw'itorero ICCR. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'Imana ndetse n'ubuyobozi bw'itorero ryanjye. Imana izabifasha. Yari yarabikubwiye Imana. Twagire Yesu Vincent wahisemo gukora Imana ubuzima bwawe bwose. Uyu munsi niwe ugiye kuba ikimenyetso cy'uko Imana yakurobanuye kugira ngo
ubashe gushumba itorero ryayo muri paruwase ya Kivu. Niyo mpamvu bihamishije mu kugusukwaho amavuta ububasha mpabwa n'Imana n'itorero ICCR mu Rwanda. Ibyo mbikoze bihamisha izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Yari yarabitubwiye Imana Imana yacu yari yarazicyubahiro paruwasi ya Kirwa ku mugaragaro. amashyi menshi ku Mana, amashyi menshi ku Mana. Byose birashoboka iyo Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ubundi ikizamini cya mbere ni ahangaha gisuzumirwa. Iyo abangaba aba nibo ba bose, iyo batabyemeye ntabwo utambuka ahangaha. Ubu muri ino minsi bashobora kuba bitwaraga neza kugira ngo barebe ko bambuka 15 kugeza 17. Yesu ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Muri paruwasi ya Kirwa mu mudugudu wa Kirwa, nk'uko itorero mu murimo zihembera cyangwa se zikurura ibyaha mu itorero, uzaharanira ububyutse buhora kugira ngo igiceraniro kitazima. Yego sinzazishyigikira ahubwo nzaharanira ububyutse buhoraho mu itorero. Ntabwo uzarangwa no gutonesha cyane waba gushyigikira ubwibone, kwikakaza, kwishyira hejuru mu murimo. Uzahora uciye bugufi imbere y'Imana n'imbere y'ubuyobozi n'umukumbi uragijwe. Uziriza ubusa bw'uyu mukumbi kuri imbere nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 9:15. Yego ubushake bwanjye no kubwuma ubushake bwanjye no kubw'umuhamagaro nyakamo mpamagawe n'Imana nta muntu mpase, ndahiriye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko yemeye gushyira umukono kuri aya masezerano ajyanye Imana yari yarabitwemeye n'iry'Umwuka Wera. Bihamishije gusukwaho amavuta none ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Weguriye ubuzima bwawe gukorera Imana, none nkaba ngusutseho amavuta mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ntangaje ko bahawe ububasha bwo gushyingira. Ntangaje ko bahawe ububasha bwo guherekeza uwitabye Imana no kumukorera gahunda zose zijyanye n'umuhango wo gushyingura. Ntangaje ko bahawe ububasha bwo gutanga ifunguro ryera. amashyi menshi cyane tuzakora nishimwe iyo yo neza, gahunda za leta bazitabira neza. Aba bashumba rwose ntacyo twabashinze. Hamwe n'ibyo rero turabizeza ubufatanye mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abayobozi b'amatorero n'amadini batari hano mpagarariye. Iyo mpamvu rubishi uhaye nka amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Ikwishima papa nteye muhaye amagambo ari muri Bibiliya yanditse mu Migani ibice 31 umurongo wa 10 kugeza kwa 29.